ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Komera, shikama, humura, ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Urupfu nicyo kintu kibi ku isi kiruta ibindi byose. Undi mugitifu kandi arapfuye, yitwa Udahemuka Longine. Uyu nguyu akaba yari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Shyembe, umurenge wa Maraba. Byagenze gute? Yishwe n'iki? Reka kandi wowe utarakora subscribe uyikore, nawe tujye tubana mu biganiro n'inkuru zigiye zitandukanye. Reka kandi twihanganishe n'abandi bari mu bihe bitaboroheye. Hari n'abo tuba tutamenye, hari ababa bapfushije, hari ababa barwaje, hari n'ababa bari kutwumva bari mu bitaro bigiye bitandukanye. Reka tubabwire, tubihanganishe kandi tubabwire ngo muhumure, Uwiteka niwe Mana. Imana ibakoreho, ukuboko kw'Imana kubakoreho, kuko Imana igenderera abandi ibakiza uyu munsi, namwe ntibasige. Yego, turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa munani, umwaka ni uwa 2025. Ku rupapuro rw'umweru, inyuguti z'umukara, ndi kuhabona mu by'ukuri amakuru mabi, inkuru y'incamugongo. Amakuru y'urupfu rw'umugitifu kandi akarere ka Huye rwose muri ibi bihe ntabwo biri kugenda neza. Bari kugira ibyago cyane cyane ku bayobozi b'imirenge. Uyu yitwaga Udahemuka Longine, yari umunyamabanga w'akagari ka Shyembe, umurenge wa Taba, akarere ka Huye. Polisi ikorera mu majyepfo ivuga ko yakoze impanuka saa 3 z'ijoro. Iyo mpanuka yabereye mu mudugudu wa Gisagara, mu kagari ka Shyembe, mu murenge wa Maraba. Yari mu kazi. Nyakwigendera Longine niwe wari utwaye, ariko kandi polisi ikorera mu majyepfo ivuga ko yakoze impanuka, yakomeretse cyane saa 3 za nijoro. Iyo mpanuka yabereye mu mudugudu nawe wa Gisagara, kandi mu kagari ka Shyembe, mu murenge wa Maraba. Uyu muyobozi yari mu kazi, yakomeretse cyane. Nyakwigendera Longine niwe wari utwaye. Uyu rero Longine, undi muntu, nta kindi cyahise gikorwa, bagerageje kumukorera ubutabazi. Undi muntu bari kumwe cyangwa se yari atwaye, bahita bamwihutisha, nawe yakomeretse. CHB
ariko kandi bya CHB iyi mpanuka ikiba bitewe n'ukuntu aho yabereye hari habi, hamanukaga cyane uyu Longine, n'ubundi abantu benshi bakibona iyi mpanuka bikanze rwose, bamwe bifata mu mutwe, abandi bifata mu maso, batinya kureba uyu muyobozi wabo, bitewe n'ukuntu iyi mpanuka ikimara kuba uyu muyobozi yakomeretse cyane, ariko kandi ngo akomereka mu mutwe cyane, ndetse ari kuva n'amaraso menshi cyane bwabo ayoboye. Icyo gihe rero nta kindi uyu rero utuma twishima cyahise gikorwa, udahemuka bahise bamwihutisha abaganga ku bitaro bya CHB i Huye kugira ngo barebe yuko baramira ubuzima bw'uyu muyobozi. Ni inkuru mbi, ariko kandi iyo nkuru ikigera ibyaje kuba bikurikiraho biragatsindwa n'Uwiteka. Abaganga bagerageje kugira ngo barebe yuko bamufasha baramira ubuzima bwe, Gisagara hano, ariko kandi n'ubundi bari babuze haciye igihe cyageze, n'ubundi hari abajyaga batebya ngo buriya ngo w'umurenge nawe ngo umwana ngo uri bugende ngo niyo wamuha kigoze ngo ntago yaharokoka. Rero uyu muyobozi rero, abaganga nk'uko nari nibabwiye haruguru, bagerageje gukora ko bashoboye kose, n'akarere kamwe bamuha ubufasha ubwo ari bwo bwose, ariko kandi birangira abaguye mu maboko n'urupfu rw'umuyobozi wabo uyu nguyu. Iyo nkuru rero icyumvikana hano muri uyu murenge, urupfu rwe muri aka kagari ka Shyembe yari ayoboye, abantu benshi bakomeje kubabazwa n'urupfu rw'uyu muyobozi, n'urupfu rwa Hassan Udahemuka impanuka yabereye Longine, umuhanda umanuka. uwo bari bari kumwe rero yari atwaye, umuhanda wamanukaga nawe mu by'ukuri yakomeretse, iyi mpanuka yabereye, ariko kandi akomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko kandi amakuru ava mu bitaro impanuka aravuga yuko hari ibyiringiro by'uko we abenshi ashobora koroherwa. abandi bikorera amaboko bitewe n'ibikomere yari afite, bitewe n'ukuntu uyu muyobozi cyangwa se uyu gitifu yaviriranaga, tubibutse yuko amaraso menshi niyo yari akimuka, ikindi kandi ngo yagize ibikomere, niyo yari akimuka mbere yakoreraga abantu mu kagari ka Buhoro, umurenge wa Karama. uyu muyobozi wabo uri kumva muri aka kagari ka Shyembe, muri uyu murenge, murumva yuko niyo yari akihagera, nibwo yari akigitangira akazi muri Shyembe. mugenzi we rero yari atwaye, nawe rero urumva nawe abaturage bababajwe n'ukuntu ariko babuze umuyobozi, abenshi bari bamufitiye icyizere, abenshi bavugaga ati uyu nguyu buri muntu wese bitewe n'ibyo yakoze n'ibyo yakoze muri mu kagari ka Shyembe, uyu nguyu Longine igare rye ryari moto, bitewe n'ibyo yakoze muri Karama nawe arembye mu kagari ka Buhoro, afite irindi gare rye, afite igihe cye hano muri Shyembe. hari umunyarwanda azadufasha byinshi, azakemura ibibazo ntabajyana, ariko kandi kubw'amahirwe makeya igihe kitaragera cy'umuntu akigera muri aka kagari, akigera muri uyu murenge, impanuka ishobora kuba atarakora ibyo benshi bari bamutegerejeho, kugira ngo muribuka yuko twabagejejeho
igare iyo inkuru ryaje y'undi mu gitifu nyiraryo araryurira, n'ubundi wakoreraga ntabwo muri igare riza ari Gisagara iry'abantu bose. nawe uherutse kwitaba Imana rero we yazize uyu uburwayi murwayi nawe yababaje uyu abantu nguyu benshi, bari ariko bari murumva kumwe yuko baje nta kwitabwaho Gisagara, n'abaganga, nta ndetse Gisagara, hari n'icyizere yuko nubwo nta yakomeretse Gisagara, nawe yuko nta ari Maraba, bworoherwe ndetse akaba yasubira n'imirenge mu yegeranye. buzima busanzwe. rero murumva yuko ni amakuru atari rero meza uyu mu by'ukuri. muyobozi Longine, iyi nkuru rero yahise abantu benshi bari ikurikirwa kugenda bakurikirana imbuga yahise ikurikirwa nkoranyambaga, bari kugenda bihanganisha. ariko kandi Akarere iyi ka nkuru Huye yemejwe kari n'umuvugizi wa kamaze polisi mu kubura ntara y'Amajyepfo abayobozi yitwa mu gihe gisa CIP naho Kamanzi gikurikiranye, mu Hassan. gihe gisa naho yavuze ko cyegeranye. impanuka Ikindi yabereye nabonye mu ubutumwa muhanda bw'abantu biganye nawe, umanuka, bw'abantu bakoranye ntago nawe, ntago bw'abantu nta kindi yagiye kintu aha serivisi kigaragara, afasha, ntigaragaza yuko benda yaba yahaye yarenze serivisi umuhanda nziza cyangwa se yafashije. yaba Rwose yagonganye abantu n'ikindi bakomeje kinyabiziga. Ikigaragara kubabazwa ni uko n'urupfu rw'uyu mu by'ukuri muyobozi, iyi mpanuka yabereye ahantu hamanuka kandi yabaye ari mbi. udahemuka Longine. rero Ikindi rero ubutumwa bwahise bukurikira ni reka ubutumwa twizere yuko ni Longine ubutumwa tuzahurira bw'akababaro, ni nawe ubutumwa mu gitondo bwihanganisha cy'umuzuko. abo Reka muri kandi uyu murenge twihanganishe wa Maraba, ni n'abandi ubutumwa bantu bwihanganisha akarere bose, ka yaba ari Huye, aka karere ka ni Huye ubutumwa bw'abantu ndetse bagiye cyane bakorana cyane mu nawe, ni kagari, ubutumwa muri aka bw'abantu kagari ka biganye Shyembe, nawe, muri uyu murenge wa Taba, abaturage bo muri ni Taba, reka ubutumwa tubihanganishe bukomeje mbese kandi kwerekana yuko twihanganisha bakomeje n'akarere ka gushengurwa Huye, ariko kandi n'urupfu reka rw'uyu twihanganishe n'umuryango we. Longine. rero dore reka yuko uyu mugabo twihanganishe nibwo yari akimukira, abaturage bo nibwo mu yari murenge wa akimuka, Maraba, ariko kandi imbere yakoreraga muri abaturage Karama, bose bo mu karere nibwo ka yari Huye. agitangira hano akazi ngira hano ngo mu gihe muri kitari Maraba. gitoya Ubwo rero babuze murumva yuko abagitifu babiri. apfuye reka rero rwose, bari bamutegerejeho tubihanganishe, ibintu byinshi. reka twizere yuko Reka rero Longine tubihanganishe. tuzahurira nawe Mwakoze mu kubana gitondo natwe. cy'umuzuko. Umunsi mwiza. wakoze kubana natwe.